yaje mubem abiwe ntibamumenya yaje mubo yaremye ariko abo yaremye ntibamwemeye Yesu umwana w'Imana nubwo ari wowe wabaremye ntiwabumbuye akanwa kawe mu rukiko ndi hano mwami wanje mana yanjye nta kindi nihutira uretse ibyawe iyi mu ndirimbo ijana n'imwe zawe ku giti cyawe izo zanditse nta nubwo ndazikoraho nizo nteganya gukora uyu mwaka n'umwaka utaha muri izo zishobora kuba zitarakorwaho izo nizo nanditse uyu mwaka akaza neza mwese wakurikiye Gaz Talent TV amazina ni yandi Rera Blah no munsi nabazaniye umutumirwa ufite impano kandi ufite experience afite byinshi cyane aza kutuganiriza reka nubundi murabizi ko ntangiramo ikaze mu byo bwa muziki twaza kuza kongera tuganira ariko nakwifuza aho uri hose kuza gutega amatwi umutumirwa wacu murakoze cyane ikaze struggles keep you near the cross. May your troubles show that you need God, and may your battles in the way they should, and may your bodies prove that God is good. Let your whole life prove that God is good. May your bodies prove that God is good. So let your whole life prove that God is good. May your struggles keep you near the cross. May your troubles show that you need God, and may your battles in the way they should. May your bodies prove that God is good. Let your whole life prove that God is good. yes murakoze cyane reka kandi nubundi bibwira ku Gaz Talent TV amazina yaho ikaze Murakoze cyane amazina ni Mutware Justin umukristo umusore ndibaza n'ibyo ndirimbira Imana murakoze cyane twaje reka twakina pianiste nawe yibwira ku Gaz Talent TV murakoze cyane nitwa Max Felix umusore Felix murakoze cyane yes mwamwumvishije umutumirwa wacu tugiye kuganira no munsi kuri Gaz Talent TV Mutwara hano turi kuri Gaz Talent TV tugiye kuganira ikaze murakoze ndishimye ko yes Mutwara ikibazo cya mbere muzike wifata gute mu buzima bwawe ifata nk'ubuzima bwa buri munsi ko muzike niyo abantu bakoresha bamamaza ibibi abanyamuziki nibo abantu bakoresha bamamaza ibyiza abanyamuziki nibo inganda zikoresha zamamaza ibintu byabo ni naho dukoresha duhimbaza Imana ikanezerwa urumva ni ubuzima bwacu ni n'ubuzima bw'Imana no mu ijuru barayikora yes Mutware wamenye ryari ko ufite impano yo kuririmba Mutware njyewe nshobora kuba narabimenye vuba ariko Imana yo yari ibizi kera ariko ntabwo si vuba cyane kuko guhera niga primaire natangiye kujya nandika uturimbo dutoya urumva rero ni kera nka bibiri hafi na 2008 yamba muri korali y'abana yes noneho guhimba se cyangwa kwandika indirimbo nabyo ni impano ubigiramo impano
ni impano nyine iva ku Mana kubera ko nyine umuntu wese yavutse Imana imuha impano gusa umuntu ayikoresha uko ashaka gusa Bibiliya iravuga ngo ni we waremye byose kandi niwe byaremewe. So iyo yiguhaye rero ukayikoresha pleasinga wowe cyangwa ibindi nyine ni wowe gusa nyine izarangirana nawe. Ariko pleasing Imana bishimisha Imana ari Imana nyine bizarangirira ubugingo buhoraho. Niyo mahirwe dufite. Yes, twarakoze reka twongeye kandi n'ubundi tumuhe ikaze turirimba izindi ndirimbo nka zingahe. Ikaze. Afite izina ry'Izuba wankunze niba na data n'umwana we Yesu nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe Mana nawe Yesu Kristo nashimishijwe n'urukundo rwawe yewe Mana nawe Yesu Kristo niboneye urukundo umukiza ari we wancunguje amaraso ye ayo maraso sayo mu bitungwa n'amaraso y'umwami Yesu Kristo yarukiranuka mu bisi bose ageza abatanga ubugingo bwe yarukiranuka mu bisi bose ageza abatanga ubugingo bwe iyo ngusabye Yesu kuzi wanjye ubwo mashaka ko wamara ubwoba by'umunyabyaha umfata unkomeze kuko nshidikanya sinkora ibyiza singikora ibyaha binezeza ubu nkora ibyo nikoresha singikora ibyo byanga binezera ubu nkora ibyo nikoresha utabona sinyende sinumve sinkabakabe kundanda takubita ugundiki njye umunebwe n'umugo mutumvira amategeko y'Imana kohereza Yesu wancaga igikoko ukanyizera ukampa n'umurimo wawe koko mbonagamo iki Yesu Ndiki chatuma mama sigi intebe y'icyubahiro Ndiki akaza nk'izi kuga kungiza Ndiki kandi naramugome nkajya no mu ngurube Mbwira Yesu wancaga iki koko Ndiki chatuma mama sigi intebe y'icyubahiro Ndiki akaza nk'izi kuga kungiza Ndiki
kandi naramugombe nkajya no mu ngurube ndiki bwira Yesu wanshaka iki koko ndiki bigo umubiri wanjye nukubitse kubora muri wo wawuhinduye urusengero rw'umwuka ubika ubugingo buhoraho muri uyu mubiri upfa ngo nemere ko jambo yambaye umubiri gendere mu gukiranuka uko yagenderaga amakiri mu isi ndiki akaza mu isi kuba kunkiza ndiki kandi naramugombe ajyana mu ngurube ndiki mbwira Yesu mbwira mwami wanshaka iki ndiki cyatuma umwami asiga intebe y'icyubahiro ndiki akaza mu isi kuba kunkiza ndiki kandi naramugombe ajyana mu ngurube oh mbwira Yesu mbwira mwami arakoze mutware reka twongere kandi tugaruke tuganira nawe mutware ufite indirimbo zingahe zawe ku giti cyawe ni nyinshi muvandimwe nk'uyu mwaka iyi lockdown nyine hari abo yagoye ariko hari n'abo yafashije uyu mwaka kuva watangira nabaze guhera kuri tariki 31 z'ukwa 12 ari mfite agakayi maze kwandika ejo ndi ku itariki 5 z'ukwa 9 n'uje indirimbo 101 nanditse uyu mwaka indirimbo 101 ya nizo maze kwandika ariko izo navuga zimaze mu gusohora wasohoye zingahe video ufite ni audio gusa ni nk'eshatu enye mu ndirimbo 101 zawe ku giti cyawe izo zanditse nta nuko ndazikoraho nizo nteganya gukora uyu mwaka n'umwaka utaha muri izo zishobora kuba zitarakorwaho izo nizo nanditse uyu mwaka indirimbo muri izo wenda uri gusohora muri minsi hariyo nshaka gukorana nayirimbyeho yitwa ndiki iyo zizafasha abantu benshi yes urakoze wenda no kuva kuri iyo ndirimbo ndiki wayirimbye numva nziza cyane ariko numva irimo n'ubutumwa ndagira ngo iyo ndirimbo ndiki wahimbye ushingiye kuki benshi abahanzi bajya bahimba bitewe n'ibihe wowe byemeze bite ari Zaburi ya 8 ku murongo wa 5 Dawidi nyine amaze kureba inyenyeri arebye ukwezi atangazwa n'umuntu ku Imana imuha agaciro zabaye umuntu ni iki kushobora kunyibuka umuntu ni iki kushobora kumpa no gutegeka ibintu byose biri mu isi so rero ngewe narihimbye nanjye ntekereza kwera indiki kumpa Yesu ngewe umunebwe uhora nica amategeko yawe cyewe ufite ubumuga bwo kutabona cyewe utajya wumvira n'ijwi ryawe kwera indiki noneho akarusho umana umurimo wawe so birantangaza so umwuka w'Imana rero amanuramo indirimbo iyo nagize muri ibyo benyine ndi gusenga Imana nayitangariye cyangwa ndi gusoma ijambo ryayo nibyo bintu ndakuza ntabwo navuga ngo mba kubera ibihe cyane kandi bazari yes urakoze mutware ikindi kibazo ndagira ngo mubaze nihe mission ufite muri gospel nyarwanda numvisha ufite indirimbo nyinshi cyane birantangaje none nihe mission ufite muri gospel nyarwanda ndagira ngo ikintu kivugeho birambuye ikintu mfite cya mbere izo ndirimbo nubwo ari njye wazanditse ntabwo izo ndirimbo nazisohora njyenyine kwa n'undi mwizera wese ufite impano yo kuririmba akansaba indirimbo nayimuha akagenda akayisohora kuko icyo nshaka ni uko ubutumwa bugenda mission rero njyewe mfiteho ntabwo itandukanye n'iyo Yesu yadusigiye iyo Yesu yadusigiye ni ukugenda tukabwiriza ubutumwa mu baremye bose uburyo bwose uzabikoresha hari ababikoresha ba preachinga hari ababikoresha bigisha hari ababikoresha bakora ibitandukanye sibyo so rero mu ndirimbo habamo kwigisha habamo ubuhanuzi habamo so ndibaza nta kindi mfite kuvuga uretse Yesu so mission yanjye rero yagerwaho n'uyu munsi ni ndende kandi ni ngufi ukuvuga ngo mu Mana ntagiye bavuga ngo abantu bakijwe biri maximum mu Mana nta maximum ibamo umuntu akijwe uyu munsi kuko yumvishe naka karimbo gusa ndirimbya
mission yanjye mbayigezeho noneho nihazakizwa n'undi ejo mission yanjye nyigeraho buri munsi wongera nkasubira inyuma nkatangira ariko nkongera nkigeraho. Yes, twarakoze cyane. Reka n'ubundi n'ubundi muhe umwanya turirimbire izindi ndirimbo mutware kazi. Mwakoze cyane. Numvise ijwi ryawe rivuga rimpamagara ngo nigera muri none mwami ndarengutse nicaye hasi ku birenge byawe ndaretse ibikorwa byanje vuga Yesu menya icyo ngomba ko hano mwami wanje mana yanje nta kindi nibugira kuko ibyo ngomba aribwo buzima bwanje vuga Yesu menya icyo ngomba ko ndi hano mwami wanje mana yanjye nta kindi nihutira uretse ibyawe kuko ibyo ngomba aribwo buzima bwanje vuga Yesu menya icyo ngomba ko vuga Yesu menya icyo ngomba ko vuga Yesu menya icyo ngomba ko nukuri intimba zacu nizo Yesu yishizeho haleluya imibabaro yacu niyo Yesu yikore yebabawe ariko muko imitekerereze y'umuntu yatekereje yakubiswe n'Imana data hemurwa nayo kandi niyo yamutanze amara ibicumuro byacu nibyo Yesu yacumitiwe yawanijwe n'umwana w'intama ujyanwa gutanga yaje mube abiwe ntibamumenya yaje mubo yaremye ariko abo yaremye ntibamwemeye Yesu umwana w'intama w'Imana nubwo ari wowe wabaremye ntiwabumbuye akanwa kawe mu rukiko nubwo ari wowe wabaremye ntiwanze ko mbara ubusa imbere yabo waremye nubwo ari wowe wabaremye ntiwanze gucumitwa kubanga no guhanganye nubwo ari wowe wabaremye ntiwabumbuye akanwa kawe mu rukiko nubwo ari wowe wabaremye ntiwanze ko mbara ubusa imbere yabo waremye nubwo ari wowe wabaremye ntiwanze gucumitwa kubanga no guhanga kugira ubuzima bwanjye buva ikuzimu bujyahera nzaronke kudapfa 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 mbese wirengagije ko yasize byose ku bwawe mbese wirengagije wa musaraba w'isoni yabambyeho mbese wirengagije rya jwi rye ryinginga wowe ufite ubumuga bwo kutabona ngwino Yesu agukore ku maso
nawe udafite ikiguzi ngwino araguhumura nawe udafite ikiguzi ngwino Yesu araguhumura Gari Yesu wabaremye ntiyabumbuye akanwa kiwe mu rukiko Yesu ngari wowe wabaremye ntiwanze kwambara ubusa imbere yabo waremye Ngari wowe wabaremye ntiwanze gucumitwa kubanga no guhanga kugira ubuzima bwanjye bubi kuzimu bujyahe nazaronke kudapfa 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 zaronke kudapfa Yes, tugaruka no tuganira na Juste mutware ndagira ngo abantu bakurikiye Kigali Talent TV aho bari ariko umuntu afite akajya afite impano ariko akajya agira ubwoba akajya yitinya mu guhimba cyangwa mu gusura indirimbo wamubwira iki? Icyo nakubwira guhimba ni impano iva ku Mana icyo namubwira rero ni ugusaba Umwuka Wera agashira amanga akajya amusaba kuko aduhana melody Umwuka Wera yigisha n'umuziki aduhana melody nubwo n'abacuranzi badufasha nabo bayobowe nawe kuko Imana nyine iraguha n'ubuhanga n'abatayihimbaza irabubaha kubera ko ifubira imvura yayo babe n'abese cyambere rero nasaba ku bakristo ko nibo mbwira cyane ni uko basaba Umwuka Wera niwe dushoboza gukiranuka icya kabiri ni uko biriya bintu baririmba cyangwa turirimba dusa nabyo Imana ntabwo ishaka cyane amajwi yacu yo kumira hari igihe yagaragaye Isiraheli ikavuga ati ayo masengesho yanyu arambihira musakuriza n'urusaku nimba mutihana nimba murya imfubyi mwagiza ngo mwaje imbere yanjye ndibaza cyane icyo nabasaba cyane kwihana no kwizera Yesu Kristo icya kabiri impano zabo bagasaba Umwuka Wera kugira ngo zimurike Imana yagukoresha mu bantu benshi Imana gukoresha no mu bake gusa Imana yo ikibayishakira ni ubugingo bw'umwe ushobora gukizwa nibyo byonyine bishobora gutuma mu ijuru babyina ntabwo kuko twabyinnye mu ijuru babyina ubugingo bw'umwe bukiza nibwo mu ijuru babyina ndumva ari ibyo nabasaba Yes, urakoze cyane ijambo rya nyuma dusoza ubwira ko Kigali Talent TV ijambo rikuri ku mutima twari Imana ishimwe kuko yazanye iyi TV kuko hari igihe abantu nyine bakurikirana n'ibindi bidahimbaza Imana n'abakristo rero cyiza nimba nyine ari izo subscribe nimba ari uko kuviewinga ugatera comment ukavuga ati Imana ishimwe ndafashijwe nimufashijwe bene data abakozi ba God's Talent TV bakamenya ko hari umurimo Imana iri gukora mu bantu ugakomentinga ugakora subscribe icya kabiri turifuza ko kuririmbira Imana nyine mu Rwanda abantu babikunda atari ukubikunda kubw'inyungu gusa ahubwo babikunde kuko ingororano zacu ari nyinshi mu ijuru njyaho ndakubwira nti jyewe Neymar murusha umushahara kubera ko amafaranga ye barayabara bakabishobora miliyoni 400 gusa sinzi nimba ari umwizera ako nimba atizera jyewe ingororano mfite mu ijuru ntabwo zibara nimba azagenda ku mihanda y'izahabu nimba nzakanka akanyenyeri so nibyo ni ibintu utabona mu isoko rero bamenye ko ingororano cyane ziri mu ijuru ntitwinubire umurimo nubwo twababazwa Imana twitaho dufite ibyiringiro byo kuzabaho kandi niyo tuzapfa tukiringiye Yes, twarakoze cyane dusoza n'ubundi tumushimira twarakoze kuba natwe Imana ibamugisha mwakoze kudutumira Yes, murakoze cyane n'ubundi abari ku Kigali Talent TV amazina n'ubundi ni Underground mbibutsa gutanga comment n'ubundi kubyo mwabonye aha ngaha naho butaca